n'umwana w'Imana agomba kuba yaratunguwe n'ubuhemu abantu bagendana nabwo mu mitima yabo. Muribuka inkuru y'ibambwa rya Yesu cyangwa se Yesu Kristo agambanuwe n'intumwa ye bagendanye imyaka ijya kuba 30. Muri iki kiganiro tujye kwiga amasomo aratuma utazongera kwizera inshuti zawe na rimwe ukundi, kubera icyo ukwiye kubaho wenyine umenye ibyawe. Amazina yitwa Mugisha Samuel, ninjye tujye kubana mu kiganiro. Ikiganiro ni agatabo, banza ukore subscribe. Why do many women wear revealing outfits Ati but mbese still cover up utekereza their ko ari iyihe mpamvu benshi mu bagore bambara imyenda igaragaza ubwambure bwabo biyambika ubusa, ariko n'ubundi ukabona bagenda bahisha, bamanura, banashyiraho ikiganza? Ati nuko baba bafite ubwoba ko abagabo b'abakene b'abatindi nyakujya barabona ibyo badakwiye. Wumve witonze. Ati ariko nanone bakagira ubwoba ko abakire bene mafaranga batari bubabone. Ati burya umuntu nimuhura akakubaza icyo ukora nuko azaba akora imibare ngo amenye icyubahiro ubundi akugomba. Umuntu azakubaza aho uba, aho utuye, nta kindi ari ukugira amenye ubukire bwawe ubundi bungana iki. Ati burya ntuzigere na rimwe usangiza hashize inshuti zawe wowe wita amagara, kuko izo nshuti nazo zizaba zifite izindi nshuti nazo zita amagara zazo. Umva aka kantu, mugira kuganira n'abantu barenze 3. Ati ntuzigere uvuga ku byerekeye ubuzima bwawe bw'ibanga, ibyo mu rugo, ibyerekeye ubuzima bwawe muri rusange. Niba uri gusangira cyangwa se uri kuganira n'abantu barenze 5 uganira nabo. Ati ntuzigere uvuga ku kazi ukora, ntuzavuge business cyangwa se amabanga ya business. Aya makosa murayakora buri munsi. Ikindi ngo niba ushaka gusaba umuntu ikintu yubanza umuhereza impano runaka, ntabwo azayemera akenshi. Atari ko ntuzigere utaruka aka kantu. Ikindi kandi ngo umugore naba adafite amafaranga 99% by'abagabo bazaba biteguye cyangwa se bashakisha uburyo bamufasha cyangwa se kumuzamura, bazashakisha uburyo bamuzamura. Nyamara umugabo naba adafite amafaranga 99% by'abagore bazamuta no gushaka uko bamuhungira kure. Ni amagambo. Ibi ntabwo ushobora kubyizera mbere y'uko wumva izi nkuru. Ubundi inshuti ushatse wavuga ko ari cyo kintu cyiza mu buzima, ariko se bigenda gute babane twizeraga iyo ari bo baduhindukiranye bakatugambanira? Uramutse ugiye mu mateka ugacukumbura, uzasanga zimwe mu nkuru zaranzwe n'agahinda ndetse zakoraga ku mitima ya benshi, zakwigisha isomo nawe uyu munsi utazibagirwa na rimwe mu buzima. Inshuti ni ijambo rigizwe n'inyajwi n'inyuguti 7 uziteranije. Reka dutangire muri Roma. Roma ni ya kera. Indani icyo gihe umwami Julius Caesar yarayoboye. Uyu Julius Caesar ari mu bayobozi barenze bakataraboneka babayeho ku isi. Mu gihe bimeze gutyo, inkuru yo kuyivuga ntabwo ari benshi bakunda kuyumva. Byagenze bite? Uyu mugabo yari umwe mu banyembaraga, abahanga ndetse yubahagwa na buri wese icyo gihe. Gusa mu nshuti ze akaba yari afite umugabo witwaga Brutus. Inshuti yari magara ku mwami y'akataraboneka y'akadasohoka. Julius Caesar ni umwami. Yizeraga Brutus ku buryo yamufataga nk'umwana we. Nyamara ku rundi ruhande atitaye ku byo yahabwaga n'amaboko y'umwami yamutoneshaga nk'umutoni. Bwana Brutus ntabwo yishimiraga imbaraga umwami yari afite. Ishyari ari naryo somo rya nyuma umurozi yiga kugira ngo aroge. Brutus yakoranyije abandi bategura umugambi wo kwica umwami. Umunsi umwe inshuti magara ya Caesar, Brutus, niwe wamuteraguye ibyuma ku buryo umwami yababaye cyane n'umutima washengutse amureba mu maso. Yaramubajije ati, nawe koko Brutus? Iyo ni imwe mu nkuru y'ubugambanyi uzigira wumva yanyeganyije inshundura z'isi. Buri gihe itondere cyane abantu usangiza amabanga yawe ndetse n'imipango yawe, ibikorwa byawe ibyo uteganya gukora igihe uri hano ku isi. Indi nkuru uzumva ukagwa mu kantu ni inkuru y'uwitwa Mata Hari, umubyinnyi kabuhariwe wari ukunzwe cyane mu ntambara ya mbere y'isi. Byagenze bite? Ni umukobwa wari ubayeho ubuzima bw'akataraboneka kandi akagira inshuti nyinshi z'abakire n'abanyembaraga icyo gihe, abategetsi. Ninde utakwifuza ibyo ngibyo? Gusa urebeye mu bidarubindi binini, mu mataratara, uyu mukobwa yari maneko. Umunsi umwe yaje kuganiriza abandi inshuti ze. Wibuke turi mu ntambara ya mbere y'isi. Ati ndi maneko. Inshuti ze nazo nta kindi zamuhembye, icyo zakoze zaherekeresheje icyizere cyiwe yazihaye
kumutanga muri leta ko yari maneko mu gihugu. Igihembo cyari kumufunga kandi akicwa vuba aho ngaho. Ni nuko byagenze. Isomo: buri gihe abagusekera ntabwo ariko bazaba bagukunze. Abantu benshi bazigira nkaho ari abantu bawe, nyamara bategereje umunsi umwe gusa ngo bazakubabaze, bazakurangize. Icyizere buri gihe ntuzagitange byoroshye. Buri gihe uzitegereze witondere ibikorwa by'abantu, ubihanga amaso ari byo ugenzura aho kwita ku magambo ko yanga yazakuyobya. Anne Boleyn yari umwamikazi w'Ubwongereza, akaba umugore w'umwami Henry wa munani, akaba umukobwa wari warakoze ibishoboka byose ngo atsindire umutima w'umwami n'icyizere cye n'urukundo rwe. Nyamara kuba yari umwamikazi byari bisobanuye ko yari anafite abanzi benshi. Amaso ye ntiyarebye kure. Abanzi be ntabwo aribo bamukozeho, ahubwo inshuti ze magara. Abo yitaga inshuti ze bahoranaga nibwo baje gukwirakwiza ibihuha by'uko we ubwe nk'umwamikazi yari yivugiye ko aca inyuma umwami. Ya magambo y'abagore, nta muntu uzi niba byari ukuri, gusa ntabwo byagarukiye aho ngaho. Inshuti ye bwite ni nayo yaje gutanga ubuhamya bupapirano bwa feke mu rukiko imushinja. Igihano cy'imbabazi cyonyine kuri iki cyaha cyari urupfu. Yarishwe. Buri gihe inshuti zawe zimwe wita ko ari abantu bawe bazahindukiza imigongo yabo bagute mu mage mu bibazo, nubwo tutakwibagirwa ko habaho inshuti za nyazo. Isomo: gira amakenga igihe cyose uri mu bihe byiza, by'umwihariko nugera ku ngingo yabo wiyegereza kubahitamo. Inshuti zonyine nyazo nizo zizaguma iruhande rwawe mu bihe by'amakuba. Inkuru nk'izi ushobora gutekereza ko zitarabayeho cyangwa zitanarabayeho ku isi muri iyi si dutuye. Gusa uguhemukirwa kuracyanahari uyu munsi. Iyo umuntu aguhemukiye ntabwo ikibabaje aba ari ibyo yagukoreye, ari ibyo yagukoze, ahubwo icyizere cyawe aba atesha agaciro. Nawe wigeze uhemukirwa n'inshuti yawe magara, byari bimeze bite? Byaryanaga gute? Ni irihe somo byakwigishije muri ubu buzima wasangiza abandi? Sangiza ubuhamya bwawe abandi muri comment, mu gisate cya comment munsi y'iyi video. Ikiganiro cyo n'agatabo, naho ubutaha. Iyi ni Tele Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe.